Hello, welcome and welcome back to my channel. Hi guys, welcome. Murakoze kugaruka kandi kuri channel yanjye. Amazina yanjye nitwa Aurore Ngabo. Kubaje ari ubwa mbere, ubwo murahita mukora subscribe, mukanda kazogera kugira ngo muzajye mubona andi ma video ameze nk'iyi ngiyi. Mbere yuko ninjira muri iyi video, ndabaha ikiganiro nshaka ko tuganira, ariko ndashaka mbibutse video nigeze gukora umunsi umwe ivuga ijambo ryitwa caption. Ijambo ryitwa caption ni amagambo umuntu yandika akavuga kuri post yiwe nko kuri WhatsApp cyangwa Facebook cyangwa ahandi muri social media, ugashiraho amagambo wumva ushaka kwandika. Iriya caption rero ni isobanura iriya foto washizeho, amagambo washizeho munsi niyo isobanura ibyo washatse kuvuga cyangwa message washatse gutambutsa. Abantu rero iyo bareba ibyo wapostinze bagasoma iriya caption, babasha gusobanukirwa neza impamvu wapostinze ibyo wapostinze. Sibyo? Ndashaka rero nkomerezeho uno munsi twiga ijambo ryitwa quote. Ubwo ndakora gutya sinzi mu Kinyarwanda ntabwo mbyibuka, ariko n'amagambo ndabaha ibisobanuro by'ijambo quote. Reka ndebe mu Cyongereza, wenda ndagenda mbisobanura mu Kinyarwanda. Dictionary nyine kuri Google iravuga ngo nugusubiramo gukotinga. Mbese gukotinga, quote ni amagambo umuntu aba yaravuze cyangwa akantu k'agakoryo, gusobanukirwa akantu k'ubwenge umuntu yicara kwa kundi wicara kumva akantu k'ubwenge karaje kumva wakandika, cyangwa message undi muntu yanditse noneho wowe ukayisharinga cyangwa ukayisangiza abandi, ariko atari wowe wayizanye, mbese atari wowe wayivumbuye, atari yawe. Sibyo? Iyo niyo bita quote. Muri dictionary rero ibisobanuro ibisobanuro byayo biravuga ngo nugusubiramo cyangwa kwigana, to copy, mbese repeat cyangwa copy. Kurepeatinga nugusubiramo, kurepeatinga. Gukopinga nukwigana. Sibyo? Biravuga ngo copy, repeat or copy out a group of words or a text or speech. Nukuvuga usubiramo cyangwa ukigana amagambo menshi ari hamwe, cyangwa speech cyangwa ikiganiro umuntu yatanze ukagisubiramo, typically with an indication that one is not the original author or speaker. Binasobanutse neza ko wowe ubwawe atari wowe waje, mbese wazanye iryo jambo bwa mbere, atari wowe ufite umwimerere, originalite cyangwa origine nyine ijambo aho riba ryarakomotse. Mbese si wowe inkomoko y'ayo magambo, si wowe wayazanye. Sizi ko musobanukira ibyo nshatse kuvuga. Sibyo? Noneho njya nkunda kubona abantu kuri social media, yaba Facebook, yaba YouTube, yaba hehe, hari ukuntu nyine umuntu asharinga akaba yanavuga n'amagambo y'ubwenge, noneho natwe tukayafata. Amwe ari kuri Google, hari abantu bakomakomeye, hari abanditsi bakomeye bagiye bavuga utuntu tw'ubwenge, tugenda dusubiramo. Izo rero iyo ugasubiyemo quote, rero iyo uyisubiyemo iba yanditsemo izina rya nyirayo munsi. Urugero nyine wenda nareba ko nza kushiramo ako kantu, sinzi ko mbona umwanya, ariko urugero nabaha wenda ku rugero uvuze ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Ayo magambo mwese murayazi, umuntu wayavuze ninde? Ni Dawidi, yayavuze mu gitabo muri Bibiliya. Ubwo ntabwo no munsi nafata ngo nandike ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, munsi mite nandikaho Aurore Ngabo. No, ntabwo ari ngewe wazanye ayo magambo, ahubwo munsi mita nandikaho Dawidi, cyangwa nkaba nakwandikaho Zaburi ariyo Psalm 23 umurongo wa mbere. Ubwo iyo mba kotinze Bible, mba mvuze amagambo Bibiliya yavuze. Gukotinga rero ntabwo ushobora kwandika amagambo atari wowe wayazanye ngo umunsi wandikeho izina. Iyo wanditseho umunsi ugashiraho izina ryawe,
amazina yawe yombi. Ubu uvuze ko aya magambo ni ngewe wayahimbye, aka gakoryo ni ngewe wakazanye, nkashira mu nyandiko ndakabasangije, sibyo? Nunabona n'undi muntu ya sharinze cyangwa yasangije abandi kuri aya ma social media, kote rero yagashiramo izina rye munsi, ujye umenya ngo kano nakantu niwe wakazanye, niwe wabihimbye. Irihishurirwa niko nabyita, irihishurirwa ry'aya magambo y'ubwenge n'uyu ufite izina munsi, niwe wazanye rino hishurirwa. Ku rugero, nigeze kwandika ijambo kuri WhatsApp yanjye, reka mbisome, nabyanditse ku gapapuro, bivuga ngo mu cyongereza, bivuga, reka mbisobanure kuko naranabisobanuye mbishira mu kinyarwanda. Nicaye umunsi umwe ndi gutekereza umukobwa wanjye mutoya, nafashe urugendo, narihaye intego yo kumwigisha akamenya gusoma ku myaka 3. Noneho tugarutse mbona ntakazamo nk'ukwezi kose ntari kumwigisha, twatembere na famiye. Noneho ndicara ndamwigisha, nkora ibishoboka byose. Amezi angahe yarasigaye kugira ngo akwize imyaka 3, ageza hakibura nk'ukwezi cyangwa amezi 2, ya ntego yanjye nihaye yo kumwigisha nyigeraho, umwana atangira gusoma. Noneho nicaye umunsi umwe, nibwo numvise kano kantu k'ubwenge kajemo mu bitekerezo, kavuga ngo jya ugendera ku ntego, jya ugendera ku ntego. Kwiha intego ni ngombwa nubwo utayigeraho, byibura uba ugana mu nzira yayo. Munsi nandikamo Aurore Ngabo, kuko icyo ni igitekerezo nshatse gusobanura no magambo. Nashatse kuvuga jya ugendera ku ntego. Ubayeho nta ntego wihaye, nta kintu wageraho, sibyo? Umuntu wese ubayeho nta ntego ufite, urumva ngewe nk'umubyeyi ku bana 5 ndihereza intego, nkavuga ati umwana ku myaka 3 agomba kuba azi gusoma. Ukabireba none umwana akifite nk'amezi 9, afite umwaka, nkumva biteye ubwoba, nkumva sizabigeraho, nkumva noneho hakaba amezi amwe mugenda mugatembera, amezi amwe wenda abana barwara, noneho iminsi imwe ntumwigishe, umwana ateye ukwiwe gutandukanye n'ukundi yari ateye. Ariko nkihereze intego, nkavuga ngo iyi ntego niyo nihereje. Noneho nanditse navuga ngo jya ugendera ku ntego. Noneho hakurikiraho kwiha intego ni ngombwa nubwo utayigeraho. Ubwo kubera intego nihaye, navuze ngo nihaye intego nubwo ntayigeraho, byibura ngo ngiye kurangiza kote yose, byibura mba ndimo ndayiganaho, ndi kugana kuri ya ntego, ndi mu nzira yayo. Ni ukuvuga niba tuvuge ku rugero aya mazi, nihaye intego yo kuva hano nkajya hano, ni ukuvuga iyo ntego ni byiza ko nihaye intego kandi nkayigenderaho, kuko ntayigendeyeho sinagera hano icupa riri. Ni ukuvuga nubwo nagenda gahoro, nubwo ntayigeraho nkagarukira hano, mba ndi kwegera rino cupa. Biruta wa wundi udafite intego akiri hano, sibyo? Jya wiha intego uyigendereho nubwo utayigeraho, ariko uba uri kwiganaho, mbese uri kuyegera, sibyo? Iyo ni kote yanjemo nyine mu bitekerezo ndayandika. Icyo rero nicyo basobanura bita quote. Noneho nusharinga ibintu undi muntu yazanye, nuvuga amagambo umuntu yanditse, cyangwa umuntu wumvise abwiriza, cyangwa akantu k'ubwenge sogokuru yakubwiye, cyangwa papa wanje, cyangwa umuhungu wanje yavuze. Rimwe umuhungu wanje naranabyanditse, umunsi nyine ukahita wandika, ni Dani wabivuze. Yaricaye umunsi umwe aravuga ngo niba Yesu nyine Maria nyina wa Yesu yagiye kureba Elizabeth ko yari mubyara we, niko Bibiliya ivuga. Aravuga ngo niba ari mubyara we, bivuga ko Yesu na Yohana umwana wa Elizabeth ni ba cousins, mbese ni babyara, cyangwa nyine cousins mu cyongereza twege tubita ba brothers, ba mukuru wawe cyangwa murumuna wawe, ariko mu cyongereza ni ba cousin. Noneho ahita aratekereza, atarambwira ati rero niba ari uko bimeze, Yesu ni cousin wa Yohana, bivuze ko Imana niba ari Imana ari se wa Yesu. Urumva yari yabitekerejeho cyane. Imana niba ari se wa Yesu, ni ukuvuga ko Imana ni se wabo
wa Yohana, ni uncle, niko yabivuze mu cyongereza. Ubwo ashatse akandika akavuga ati Yohana na Yesu ni ba cousins, ubwo ari aba cousins kandi Imana ikaba ari se wa Yesu. Ibyo bisobanuye ko Yesu ni Imana ni se wabo cyangwa ni uncle wa Yohana Mubatiza. Akandika munsi Dani Ngabo. Ubwo ni amagambo y'ubwenge cyangwa ni amagambo yiwe aba yazanye, niyo bita quote. Noneho nusangiza abantu umugani wumvise w'abandi, ntukandikeho izina ryawe, ujye wandikaho izina rya wa muntu wabivuze. Hari abantu bakunda no kwiyitirira ibintu batavuze, ugasanga umuntu ashizeho ikintu ukakireba bati aya magambo avuze ni runaka nayumvanye cyangwa nayumvise mu kibwirizwa runaka. Abantu batekereza bimwe, ariko nuzana akantu k'agakoryo ukashiraho izina ryawe, noneho n'umuntu uzajya uvuga azajya avuga ati runaka yavuze gutya na gutya na gutya, bashireho munsi izina ryawe. Ni nka kuri ushobora kuvuga ngo Martin Luther King yavuze gutya, president uyu n'uyu yavuze uyu mugani n'uyu, yavuze amagambo naya, umubwiriza uyu n'uyu yavuze aya magambo. Urayandika ukavuga ati pasiteri runaka, mbese urandika ya magambo munsi ukandika ngo pasiteri runaka, sibyo? Ugashiraho izina ryiwe. Noneho nawe yaba ari n'amagambo y'ubwenge watahuye cyangwa gusobanukirwa ikintu runaka wize gishasha, ujye ugisharinga hariya, niba ari wowe wakizanye wandike munsi amazina yawe. Noneho n'uwundi ubyumvise azabyumva avuga ati aka kantu k'ubwenge cyangwa aya magambo cyangwa iki kibwirizwa ibi bituruka kuri runaka, bikomoka kuri runaka. wakotinze amagambo umuntu yavuze cyangwa ikibwirizwa runaka cyangwa message umuntu yatanze runaka, sibyo? Ubwo musobanukirwe iryo jambo ryitwa quote, sibyo? Murakoze. Let me just translate this in English. I know I have some of my followers, some of my subscribers that follow me and they don't speak my language. As much as I would like to just speak in my language and share any message in my language, but I don't want you guys to feel left out. That's why I like doing both languages. So today I was just explaining from my previous video, I made a video explaining what a caption is, or telling people to read a caption whenever someone shares something on social medias, on all the platforms. So I've explained and told people to read a caption. When you read that a caption is all the words that someone writes following or along with their video or something. They want to show you or to tell you how they are feeling. If you read someone's caption, you understand where they are coming from, you understand the joke they are sharing on their social media, you understand who they are according to all the captions that they put on their posts. So today I want to talk about the meaning of a quote. A quote, let me use two hands. I've seen some people on social media share quotes from people or from speeches, or they just share something that they have to inspire people, and they say things that they come up with or messages they come up with and they want to share. So I went on Google. I want to read you the meaning of the word quote. On the dictionary, it says, the meaning, it says, repeat. To quote someone or to quote something is to repeat or copy out a group of words from a text or a speech. It continues, typically with an indication that one is not the original author or speaker. I want us to talk just a little bit about this. So when you share a quote, or when you are
sending someone a quote or writing a quote, you always remember to put a name of the person who said that or who wrote that. So when you are quoting something is when you are repeating. When you are quoting something, you are repeating something someone said in their message or in their speech. It says in the you are saying group of words, from a text or a speech. So let me give you an example. For example, all of you know this. For example, if I say, quote, "The Lord is my shepherd, I shall not want." You guys already know who said that. I'm quoting the Bible. I'm quoting what David said in Psalms chapter 23, verse 1. So when I'm writing on, or if I want to share this, when I share this on my social media or with someone, I'm quoting, I'm saying a text from the Bible in the book of Psalms. If I write, "The Lord is my shepherd, I shall not want," I will write down Psalm chapter 23, verse 1. Or I will write from the Bible. Or I will write from David. You know him. Okay? So when you are sharing a quote, you have to always put the author or the speaker, the person who wrote that, or where you got that text from. And if it's the originated, or if you are the one who came up with that idea or with that speech or the message, you can quote yourself. You can say whatever you want to say and put your name under that message. That means you are quoting yourself. And if you are saying words that you've heard from a pastor, from a president, from a motivation speaker, quote and put their name. Put that message you are sharing and put their name under. Okay? Let me give you an example of a quote. One time I was, when my babies are little, I always give myself a goal to achieve, that by 3 years old, they have to start reading. So I follow up with that until I reach the goal when they start reading at the age of 3. So one day, when my baby was young, 1 year and under, I gave myself a goal that she must start reading at the age of 3. Every day I tried to teach her. I tried to do my best. Some days I was busy. I did not follow up with my teachings and continue to give her the wisdom. And remember, with the family, you travel, you have other kids, you have work at home, you are busy with your life. So I did not follow through. At one point, I was doing my best, but at one point I was like, I don't think if I'm going to achieve my goal that I gave myself for my daughter to start reading at 3. So when we went on a vacation, I lost at least 1 month, full month without teaching her. Then I was discouraged in my heart. I was like, okay, I don't think I'm going to achieve the goal that I gave myself. Then one day, it was like 2 months before she turned 3. She started reading. Yeah, I achieved my goal. Then after she started reading a week or 2 weeks, then I started thinking very hard about how I felt of achieving my goal of her reading at 3 years old. Then I even achieved it before she turned 3. Then one day I was thinking out loud. I was coming up with a quote in my head. Then I ended up sharing this quote on my WhatsApp that says, and the quote has my name. Yeah, I came up with that. Then I said, walk toward your goal.
Okay? Setting a goal for yourself is a must. Even if you don't achieve it, at least you are in its direction. Oror ngabo. Okay? So I came up with that because I wanted to share or tell people, or I quoted myself, that walking toward your goal is the thing to do. So every day you have to give yourself a goal, even if you don't achieve it. Even if you cannot achieve the goal. I was giving this example. It doesn't make sense with the tools I'm using, but you guys get the message I want to say. Set a goal for yourself. Like, setting a goal for yourself is a must. Like, it has to be there. You have to have a goal. Yeah? When you want to achieve something, give yourself a goal. So I was giving an example in Kinyarwanda. Like, this water is the goal I want to achieve. This water is my baby that I want her to read when she's 3 years old. And this is me walking toward my goal. So I said, the first thing, you have to set a goal. Walking toward your goal is good as long as you are walking. Even if you don't achieve the goal, at least you are heading there. You are walking in its direction. You are not walking this way. You're walking in the direction of the goal that you gave yourself. So that's the quote I gave myself. I came up with, I mean. Another example I can give you, one time we were sitting in the living room and my son came up with something brilliant and smart. I did not even think about, I haven't thought about it before. And he sat there, we were reading the Bible. He started thinking about Mary, the way the Bible says that Mary, the mother of Jesus, when she was pregnant, she went to visit her cousin Elizabeth. When they met, the kids like hugged. From when the moms hugged, their kid jumped from their stomach, Elizabeth's son, John the Baptist. So my son was there one day. He was like, mommy. He came up with this quote. I even shared it on my WhatsApp one time. He said, mommy, since the Bible says that Mary is the mother of Jesus and she was a cousin, she went to see her cousin Elizabeth, that means Jesus and John the Baptist are cousin. And since God is Jesus's father, that makes him John's uncle. I was like, what is that? I haven't thought about that, and it was smart of him to think. So if I was to write a quote about that, then I would write, since Mary and Elizabeth are cousin, Mary is a cousin, Elizabeth's cousin, that means their sons, Jesus and John the Baptist, are cousins as well. And since God is Jesus's father, that makes him John the Baptist's uncle. Then under I will write Danny Ngabo, my son. So when you share something, when you come up with a brilliant idea, when you come up with something that can inspire others, in written, a message or a speech, quote it. And when people are going to share that message with other people, they are going to quote you. They are going to say, oh, so and so said this. They will write your message, and under the message they will write your name. Okay? So when you are sharing someone, quote them, like put their names under the message. And when you come up with something, label it, put your name there. So one day we'll be quoting your message or your speech. Okay? So that's what I was talking about today. God bless you for listening and for taking your time to subscribe, share, like the video, and leave your comment. I don't take this for granted. Thank you for supporting me. Remember, supporting me is watching the video from beginning to end. You can watch in the language that you feel comfortable with, or you can watch the entire video if you speak both languages. Thank you so much. I will see you in the next one.